yo muri itorero ryacu rya Kumukenke. Ubwo se muransetse? Ntabwo mwanseka. Ahantu nakuriye imyaka irenga ni myinshi. Ubwo nahuye na bene wacu mpita numva ko nageze iwacu. Turi kumwe na korali Inkota z'Ijuru yo mu itorero rya Gasharu, ari nayo twateguranye amateraniro. Nabo nimumfashe tubakire mu izina rya Yesu. Amen. Mwarakoze cyane kuko mwakomerekesheje umutima wanjye urukundo na rubungano rw'abakecuru. Aba bakecuru iyo babaga bamfashe ku rutugu babonaga tungana ari urungano rwanjye. Rero mwarankunze nanjye ndabakunda. Izina ry'Imana rihimbazwe. Uyu mwanya tugiye kwigana amagambo make kugira ngo gahunda zikurikireho. Somo tugiye gusorezaho Efeso igice cya 6 turahera ku murongo wa 10. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Buri wese twumvisha icyo abari bari muri ubwo bukwe kandi batumiyemo Yesu, icyo bakoze baramwizeye, bizera ko amazi agiye kuba none cyo kwakiriza abantu, kandi basanga yabaye divayi ntibasogongeye. Yahise ababwira ati mudahe kubwo kumwizera, kubwo kumwiringira, yabaye divayi iruta iyo bari bafite. Rero cyababwira mugenze mute? Cyababwira mugenze mute? Mugikore. Agiye kutubwirira rero mu Efeso igice cya 6 ku murongo wa 10. Uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Ibisigaye ukomerere umwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani.
tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Izo nizo mbaraga tugenza gute? Dukirana nazo, kugira ngo rero mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Gukiranuka ni icyuma kigenza gute? Gikingira igituza. Ikizaza cyose gishaka kubangiza muzakingirisha gukiranuka. Atari kwa gukiranuka twabonye abantu bihangira, ahubwo gukiranuka duhabwa na Kristo kubw'ubuntu, kubwo kumwizera. Mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro ubiteguza. Ubutumwa bwiza kwa kundi bavuga ati abize karindwi bakabura, abasenze bakabura, abize Bibiliya bakabura. Umva aba bantu noneho, kuko twabonye uwo dukirana ko ari imyuka y'ahantu ho mu ijuru, mukwiriye kwiga iki? Ubutumwa bwiza bw'amahoro mukwiriye guhora mu busoma. Kandi kigeretse kuri ibyo, mutware kwizera nk'ingabo. Bari abantu bizeye Kristo mu bukwe bw'Ikana byabaviriyemo inyungu nyinshi, kuko ahubwo ibirori byahise bigenza biti bitangira bundi bushyashya, abantu baranywa baranezerwa. Rero mutware kwizera nk'ingabo izabakingira, ariko muzashoboza ko kwizera, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Iyo wizeye Yesu, ikintu cyose cyagutera, cyaguhangayikisha cyose, kuko uzi ko ari umunyembaraga, kuko uzi ko yagiye aca amazi, aca inzira mu mazi, Abisirayeli bakagendamo bidegembya nta kibazo bafite, kuko yuko yagendaga akarwanisha ibibindi, akabaha inama, tumva mwebwe mwifatire ibibindi gusa, ni muri zanyu, nimurangiza mugendere ku mategeko ndibubabwire, isahani zigera mu bikubite hasi. Babikubitaga hasi bagatsinda batarwanya. Nimuyizera rero muzazimisha imyambi yose izagenza ite? Izabatera. Mwakira agakiza kari ingofero, mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Haleluya. Rero kubona namwe dufatanyije umurimo byanejeje cyane ku buryo ntashobora gusobanura, ariko kandi ndabishimira pasiteri we wemeye kuntekerezaho akabyemeza, akavuga ati uyu mubwiriza akwiriye kuza. Kubw'ibyo rero ndumva ndicyo navuga, nta kindi ni ukunezerwa ku bwanyu, muri benshi cyane kuri njye, kuko hari ukuntu numvaga igitwe nkasobanukirwa, nkabwira Imana, Mana hari umuvandimwe mu dusengana nawe ari mu mavuna ku Kibuye, ninjye waje mbere, barambwiye bati wenda Imana niguha na 6 tuzashima, ariko aba bantu ni 6 mwese nishima murantera ibuye. Ndanezerewe mu mutima cyane. Ubwo rero bohereje intumwa hano witwa Munyeshyaka Albert, baramubwira batumva genda uturebere, urebeshe ijisho ryawe, kuko igitwe turahazi, genda uturebere ko byibuza habonetse na bakeya. Nahaguruke tumwakire, nawe ni umushyitsi. Yaje nk'ijisho ryabo. Rero ndanezerewe cyane mu mutima, ndikumva andi magambo ahari ndi buyavuge nyuma. Abana banjye, ababyeyi bagenzi banjye, basaza banjye nabo bagize bavuga, ariko ijambo nari mfite uyu mwanya pasiteri ugiye kuryuzuza. Imana rero mubigenza neza, ntabwo ari igihe wakuzanya hano washyizeho icyemezo cyashyizweho n'ijuru. Amen. Noneho ngiye shyira mu bikorwa ikijuru cyategetse. Iyo byategetse biba ryategetse. Ubu rero twashima Imana yacu. Buriya
dore n'ubu abantu barataha kuko bworoshye, ntabwo mubasha kumva umuntu utari umusongarere ufite urugo, akagira umutware, akagira abana, akagira ibyo akora, yarangiza agafunga bage ishakoshi akababwira ati rero ndagiye kandi ngiye mu murimo w'Imana. Mugabo ubwo uzasigaho n'abana bawe, nyuma y'ibyumweru 15 niwe uzongera kumbona. Hari ubwo rero babishobora ko n'umugoroba wo kuza hano tunanira. Hari indi mbaraga rero ibiri mu muntu, kandi hari ibyo Imana iba yemeye. Hari igihe umuntu ari nkaha yaravuga ati umugabo we buriya yaramutegetse ntavuga ntagira gutereka da, nawe iramuturisha kugira ngo ice inzira ahadacika inzira nko mu nyanja umurimo w'Imana ukorwe. Tuzabishimira Imana. Nawe koresha impano yawe. Nehemiya iyo amaze kuzana ivugurura akazana ubugorozi akarema abakunzi, iyo yasozaga yaravuga ngo Nyagasani ibi nabyo uzabinyibukira, Uwiteka azabikwibukira. Kuko inshingano Imana yaduhaye ni iyi, nuko mugenda ariko biruseho uzadushimira umutware, uzadushimira umutware wihanganye mu byumweru byose akagutanga. Inshingano y'itorero nyine hamwe n'umubwiriza n'umwuka wera, abantu baje dufite inshingano ebyiri twicaye hano kuri abo bantu. Iya mbere ni ukurera, nibyo kurera cyangwa kuragira izi ntama kugira ngo ubyumve neza, turabumva. Iya kabiri ni ukurinda. Ibi biba bigiye kuza bishigitse amenyo kugira ngo bijaburemo bamwe bagende babasubiza mu byo mwari murimo, babajyana mu bindi bibi kurushaho. Abizera b'itorero ry'Imana turasabwa kurinda uyu mukumbi ijuru riduhaye. Abemeranya nanjye? Haleluya. Mukore iyo nshingano kugira ngo igihe Françoise azaba agarutse, ndagira ngo mubwire igitwe ntabwo nzi imyaka nzaba, ariko kuri wowe yahoze ambwira ati hariya ngo ubu ndasezera. Usezera iki? Umurimo wawe igitwe ntabwo ushoje, ahubwo uratangiye. So wanyiyeretse, ubwo wanyiyeretse rero tukaba twitirana, warabaye inshuti yanyu. Atangiye umurimo igitwe, ahubwo inkweto n'umweko uhambira ukomeza. Abavuga bati François ariko rwose igitwe azagaruka. Gusa ibiganza bagize ngo nabigora. Uwiteka nakomeza gukoresha intumwa. N'ahandi uzajyayo, ariko twebwe turaba n'ibyo bacu. Uwiteka abagore neza. Amen. Namwe mujye ku murimo. Iyo umuntu atangiye avuye mu mazi, abahinduka umusirikare wa Kristo. Turi kumwe? Nta kuvuga ngo ariko ngo nzaba umuzamenya sibiki. Genda munsi ya Sekiza ukwitemo. Amen. Mwese mu mpano ye dukoresha impano maze gashari nyeganyege. Haleluya. Gashari nyeganyege n'abahatuye n'abahazengurutse ubwanyu gashari nyeganyege. Amen. Murakoze. Imana ibamugisha. Sekonde uyu mukobwa wose twamugose twamushyize hagati y'urujya mu by'uru. Françoise, yego, hari ikindi mushakira.